Muri iyi minsi inzu zifite ubutaka bunini zarabuze pe. Gusa hariyo nakuboneye. Uyu munsi duherereye hano i Kanombe muri Nyarugunga, aho dufite inzu nshyashya iri ku isoko. Reka mbatembereze murebe uko imeze. Ngaho nawe ndebera iyi nzu iri hano. Iyi nzu ni nziza pe. Ifite elema ziri moderne nyinshi, dufite urugarika, dufite ibirahuri, amabara makeya, imirongo igororotse. Ni inzu rwose isa neza kandi nkuko muze kubibona mu kanya twinjiyemo imbere, ibintu byose birimo hano ni binini. Guturuka hanze, parikingi ni nini, jardin ni nini, ibyumba byose ni binini. Mbese ni inzu kabisa iryoshye kandi ifite ibyo ukeneye byose kugira ngo ubeho neza n'umuryango wawe. Guturuka kuri parking, dufite parking y'imodoka enye nini, ariko ufite imodoka ntoya n'esheshatu zakwiyamo. Ruguru gatoya iyi parking niho noneho tubona iyi nzira ituzana muri iyi jardin. Reba ukuntu iyi jardin ingana. Mu by'ukuri ni ikibanza ubwacyo kuko hano inzu yakwiramo, ariko iyi jardin ufite iwawe. Uyu mwanya ni munini, uteguye neza, harimo ibiti byiza, ndetse uko nkomeza gutambika hano hirya niyo dusanga aka kantu wakwita nk'akabingalo. Ni ahantu wakwicara nimugoroba ukirinda izuba, ukagira ahantu heza ho kuruhukira. Inzu ni nshyashya, ibyatsi ntabwo birafata neza, ariko njye nawe turemeranya ko aha hantu ibyatsi nibifata ibiti bigakura neza hazaba haryoshye pe. Deja rwose urebye parking tuvuyemo, ukareba umwanya wa jardin n'iriya nzu turi kubona ku ruhande, urabona ko ibi ari ibintu bitandukanye inzu n'amazu menshi cyane ari ku isoko uyu munsi. Gusa ariko mbere yuko dukomeza, reka mbabwire ku miterere y'iyi nzu. Iyi nzu iri hano muri Kicukiro Nyarugunga, iruhande gatoya rwa Military Police. Ni ahantu heza, quartier ituje, inyuma kaburimbo, ufite utuviyu twiza nkuko muza kugenda mubibona. Ariko kandi iyi nzu ikaba yubatse ku kibanza cya metero kare 700, ikagira ibyumba 5, douche na toilette enye, parking y'imodoka imwe, jardin nini, tukagira ibaraza hariya hejuru. Iyi nzu isa neza, iyi nzu irakubereye umunsi, ndetse ikaba iri ku isoko kuri $250,000. Uramutse wifuza kuba wayisura, duhamagare kuri 0788 44 18 44. Reka dukomeze. Gusa mbere ko twinjira mu nzu haracyari ibintu byinshi byo kureba. Turi hano hasi turabona ko dufite ibaraza hariya, ariko tukagira n'irindi hariya hejuru. Izi escalier ziri hano nizo zituzamura kuri ino baraza. Muze turebe ese ho hameze hate. Kugera hejuru pe, ikintu kikwakira ni iyi view. View ni nziza pe, kandi kubera kuntu iyi nzu ahantu iri, iyi view rwose nta kintu kizayikingiriza. Ni yawe, ni y'iri baraza, niyo kugira ngo haryoherwe. Ariko kandi iri baraza naryo ntabwo ari ibaraza ritoya na busa, kuko rwose hano hari metero kare zigera kuri 12 ushobora kwicara ukanezerwa n'abawe. Hateguwe neza, dufite amavaze hano, tukagira umwanya tupanze neza rwose, ku buryo ari ahantu wakwicara ukagorobya ukagubwa neza n'umuryango wawe. Kuva kuri ibaraza ryo hejuru rero tugaruka noneho kuri iri ryo hasi. Again, nkuko tubonye iryo hejuru ari nini, nta hasi rwose imbere y'inzu ntabwo bakwibagiwe, ariko kandi rigasa neza. Guturuka hano imbere ukuntu hateguye, tukagira kwa kagakuta kariho no kurugarika rw'umukara, ibirahuri byiza hano, imiryango, kuko dufite umuryango hano, tukagira indi hano. Kwinjira mu nzu rwose bakoze mu buryo ushobora kuhafungura hose hakaba hameze neza. Uyu ni umwanya wakoresha, umwanya mwiza wo kugira ngo winjire mu nzu yawe hakeye. Reka dufate imiryango rero turebe ese salon yayo imeze ite. Muze tujyane. Karibu muri salon. Iyi salon ni nziza pe. Uturutse ku mwanya, uyu mwanya ni munini kuko aha harimo metero zirenga enye, harimo metero zirenga 6. Ni salon nini cyane, ariko kandi TV wall imeze neza kuko uyitegereje rwose urabona ko naga TV wall karyoshye, materiel zitandukanye, amadirishya ku ruhande. Mbese akantu kitwa symmetry hano bagakoze neza kandi irakeye rwose. Iyi chandelier yo hagati nayo nayikunze cyane. Dufite gypsums zidasakuza, zifite design ziri simple ariko zisa neza. Hano hasi hari amakaro meza aryoshye. Mbese iyi salon ni nini pe, kandi ibyo nababwiraga mu kanya. Hano dufite umuryango wa mbere, hariya tukagira umuryango wa kabiri. Urumuri ruri kwinjiramo hano ni rwinshi cyane. Mbese iyi salon rwose imeze neza. Kuva muri salon twerekeza mu mwanya wo kuriramo, ariko kandi tukagira hano ku ruhande gatoya akantu k'agaseparator gasa neza, ariko katuha ikaze muri uyu mwanya wo kuriramo. Nanone turabonamo bya bintu byiza bagiye bakora, kuko uyu mwanya ni munini nawo bihagije cyane. Ariko kandi tukagira idirishya hano rizana urumuri, tukagira ututonisha hano two gushyiramo amafoto ya famiye cyangwa se decoration zitandukanye. Turimo amatara tumeze neza. Mbese ahantu hararyoshye. Ariko kandi mu gukomezanya consistance, urabona dufite urubaho hano, tukagira urubaho hariya.
tukagira urubaho hano. Niba wagiye gufata aka gasinki ko muri salon yagashakiye materiel rwose isa mu rubaho ku buryo consistance igumaho, ibintu byiza cyane ko uyu mwanya urakoreshwa cyane iyo abantu bajya kurya bakaraba intoki. Aka kantu kaba gahari hano buri munsi ni ingenzi ko rwose kaba gasa neza. Igikoni cy'iyi nzu ntabwo gifunguye, kirafunze ndetse kiri inyuma y'uyu muryango. Kikaba ari igikoni cyuzuye kuko gifite utubati twinshi. Reba nawe kuzamuka kugera hejuru iriya, menya ukeneye urwego kugira ngo hejuru ibyo washyizemo ubashe kubikuramo, ariko kandi nta mwanya ugiye mutoya wo kubikamo ibintu mu gikoni. Hariya hose harakoreshwa. Dufite umwanya w'ishyiga hano, tukagira double sink hano kuri uru ruhande, ndetse n'ahangaha tukaba dufitemo umwanya wa frigo. Iki gikoni ni cyiza, granite hano, mbese ibintu byose ukeneye rwose hano birahari. Ntabwo nari kuva muri iki gikoni kandi naberetse mu gikari, kuko igikari cy'inzu ni kinini. Dufite uyu mwanya wose wo gukoreramo ubuzima bwa buri munsi. Ubuzima bwo mu Rwanda akenshi mu gikari hagiramo uruhare runini. Hari amakaro meza ku buryo kwakoropa, kwakorera amasuku bitagorana. Aho kwanika naha, tukagira igikoni hariya, tukagiramo dushe na toilette ndetse n'icyumba cyo gufasha mu rugo. Hariya hejuru niba mubibona hari ikigega cy'amazi litiro 3 kugira ngo amazi ataza kukubera ikibazo. Urabona ko yari umwanya munini cyane wo mu gikari. Reka dusubire imbere noneho turebe ese ibyumba biteye bite. Kugaruka muri salon tugiye noneho kureba uko ibyumba biteye. Iki gice dufite icyumba kimwe cy'abashyitsi, ndetse iki gice tukageraho kote familial irimo ibyumba 4 na toilette 2. Reka duhere kuri iki cyumba. Mu kwinjira muri iki cyumba, akantu ka mbere nari nibagiye kubabwira, inzugi zose z'iyi nzu ni muvura, muraza kubibona ahantu hose, ni agakarite keza. Ubwo rero uyu muryango niwo duha ikaze muri iki cyumba cya mbere. Tumenyereye ko ibyumba ubundi by'abashyitsi ntabwo babigira binini pe, ariko iki cyumba ni kinini ko gifite 3 n'igice kuri 3 n'igice, idirishya kugira ventilation, ndetse hano hejuru ceiling cyangwa se plafond iri hejuru cyane ku buryo icyumba cyo gifitemo umwuka utuje. Ndetse iki cyumba kikagira iyi dushe na toilette. Urabona ko ntabwo ari dushe nini cyane, ariko irahagije ku cyumba kimwe. Kuva muri iki cyumba cy'abashyitsi turatambika hano ku ruhande, noneho dufata uyu muryango arimo tujyana mu ruhande rwa famille. Muze tujyana. Kwinjira hano, ikintu cya mbere tubona ni uko iki nakwita nk'aho ari rond-point ijya muri buri cyumba. Hari hanini rwose, ntabwo abantu babyigana, ntabwo bafite umwanya. Tukagira aka kantu ko kubikamo inkweto. Urabona ko ni kanini, karahagije, kandi ko ku muryango munini muba mukeneye akantu rwose kanini ko gushyiramo inkweto. Aha rero tukaza kuhasanga ibyumba 4 na dushe 2. Kaduhere ku cya mbere, kikaba ari iki ngiki. Murabona ko nacyo nka kimwe tumaze kureba, ntabwo ari icyumba gito habe na busa. Icya kabiri nacyo kikaba ari iki ngiki. Murabona ko kingana exactement nka kiriya twari turimo, kandi biganya detail zose, idirishya, plafond ziri hejuru cyane, ubunini, mbese ni ibyumba bingana. Ibi byumba 2 bikaba bisangira dushe na toilette, ariyo iyi ngiyi. Nayo ni dushe itari nini cyane, ariko ihagije. Amakaro yubatse akagera hejuru, ufite umwanya n'ibyo ukeneye byose muri dushe yawe. Fashe uyu muryango tubona ko hano turafite inzira isubira mu gikari isohoka, ariko kandi tukagira ikindi cyumba hano. Iki cyumba rero cya gatatu kuri uru ruhande, cyo kikaba ari icyumba kinini ho gatoya kurusha biriya twabonye, ariko kandi cyiza. Spécialement gifitemo dushe na toilette n'imbere. Donc uyu muryango niwo winjira muri dushe yacyo. Urabona ko ari akantu keza kuba nacyo ubwacyo kiri self contained. Hasigaye icyumba kimwe rero aricyo master bedroom. Muze tujye kureba uko kimeze. Karibu muri chambre principale nini pe. Iki cyumba gifite metero 12 kuri metero 4 n'igice. Ni icyumba kinini kandi gifite byose ukeneye. Duhereye hano niho dusanga dushe principale. Ni dushe nini ihagije, ifite byose ukeneye pe. Toilette hano, vanity floating hariya ku ruhande. Twafungura imiryango tukinjira muri dushe. Iyi dushe nayo ni nini. Ufite ubwogero bwa mbere hano, ukagira ubwogero bwa kabiri hano. Dufitemo udushampoo nyinshi two guterekamo amasabune. Mbese iyi dushe ni nini, iraryoshye kandi irahagije. Twakomeza gatoya tukaza kuri uru ruhande, aho dusanga urwambariro. N'urwambariro narwo runini, ufite aho gushyira inkweto, gushyira imyenda, again ibintu byose ukeneye. Twakomeza nanone gatoya tukinjira no mu cyumba nyamukuru. Reba ukuntu iki cyumba kingana. Ni icyumba kinini gihagije, gifite ibintu byose watekereza wakenera
iwawe. Dusanze harimo garderobe, urabona ko ukeneye no kugira ahandi uzishyira ntabwo wabura kuko iki cyumba ubwacyo ni kinini pe. Dufite utu tumateriel twa decoration hano kuri uru ruhande ku buryo ushobora kuba umuntu ukunda amabage, madamu akunda amabage, hano rwose yahatereka bikaba bisa neza. Ariko kandi icyumba ntabwo cyuzura kidafite ibaraza ryihariye, kuko dufunguye umuryango arimo dusanga ibaraza rya chambre principale. Ni ibaraza rinini, dufite agakuta accent n'akandi ka accent hano, ukagiriye umwanya wihariye. Ibaze nawe uri ku metero 12 kuri metero 4 n'igice z'icyumba kimwe gusa. Urumva ko rwose nka nyiri urugo bakwitayeho cyane. Mubonye atari sawa se? Iyi nzu rwose niba uri ku isoko ushaka inzu yo gutuzamo umuryango wawe ahantu heza, ariko kandi ifite ibintu byabuze muri iyi minsi, aribwo ubuso, iyi nzu ntigucike. Ifite ibyumba 5, ikagira dushe na toilette 4, ariko kandi nk'uko twabibonye ibintu byose birimo hano ni binini ku buryo rwose iyi nzu irisanzuye, ifite ubuhumekero. Niba budget yawe rero ari $150,000 ushaka ahantu heza ho gutuza umuryango wawe, iyi nzu rwose ntigucike, iri ku isoko. Duhamagare kuri 0788 44 18 44 tube twakuzanira isure, urebe imiterere yayo, urebe mu by'ukuri niba aha ariho wakwita mu rugo. Nimero yacu none ni iyi ngiyi. Ariko kandi niba uri mushya hano, twitwa Quickhomes Rwanda, tubagezaho video z'amazu hano hirya no hino muri Kigali, tubereka amahirwe y'ahantu rwose umuntu yagura umunsi ku wundi. Usanga rero content nk'izo ari izagushimisha, kanda subscribe, ndetse niba ino video yakunogeye ntibibagirwe gukanda like kugira ngo YouTube ibashe kuyigeza no ku bandi nabo bayinezerwe. Naho bitaha rero, Prince of Man muri Quickhomes Rwanda.